akandi kantu twari tugiye kuvugaho. Ese niba dukundanye turi babiri, uwa gatatu aturutse he? Aje ate? Aje nk'igiki? Aje kumara iki? Urukundo rwacu ari urwa babiri. Nuko twavuze batatu, hari n'igihe baba bane cyangwa batanu n'icumi. Ko ufite umuntu uri kubeshya, umwe wabeshye niwe wa mbere, abandi bagahita baza. Abo bandi baba baturutse kugira ngo bisange. Ahanini rero reka nkubwire ako kantu, reka nkavugeho. Niba uri umukobwa ukaba ukundana n'umuhungu, turakundana bya nyabyo. Noneho akenshi ntago ntinya kuvuga ko abasore cyangwa se abagabo muremwe mwirari. Abasore abagabo muremwe mwirari niko Imana yabaremye, niko nabivuga. Ikintu dusubiye inyuma gato, ari ikintu uvuze ngo abasore baremwe mwirari, ugasanga nkundana nawe, sibyo? Niba nkundana nawe mbonye undi mukobwa aciyeho, ndamwifuje cyangwa se nyine ndamurarikiye ko nabyita, sibyo? None ko twebwe tubyemera ko turemwe mwirari, mwebwe ni igiki gituma umukobwa, simvuze bose, ni kimwe nuko navuze abasore bose, si ntago baremwe mwirari, ntarari bagira. Ni iki gituma umukobwa akurikira ibintu se? Oya, akundana n'umuntu ufite ibyo bintu, umuha ibyo byose atabibuze, byagera nyuma akagenda agakundana n'abandi. Twongera none kubasuhuza tunabashimira mwakoze subscribe kuri YouTube channel ya Fada Family. Wowe uri kureba iyi video akaba ari bwo bwa mbere, turagusokera ngo kandi subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video nyinshi, aho hari video nyinshi zitandukanye. Ngewe nk'ibisanzwe ndi Mifaboy Jackson. Keza Benigne. Ni Keza Benigne. Uyu munsi wa none twaje mu bintu biri seriya, benshi mukunze kutubona turi muri video z'amapranka, games, vlogs, ibyo byose. Uyu munsi wa none tuje muri video. Topic yacu dufite ni topic ivuga ku rukundo. Topic yacu iragira iti, ese ni gutaba kubera icyo abantu batangira gukundana ari babiri byagera nyuma bagahinduka batatu, cyangwa se kubera icyo abantu batangira urukundo rushyushye byagera hagati urukundo rugatangira gukonja. Wowe ukurikiye video ndizera neza yuko ugira urukundo, kandi niba utanarugira ufite uburyo ubayeho. Gusa icyo tuzi cyo nuko nta muntu ubaho atagira urukundo. Maybe ushobora kuba uri single cyangwa se uri muri relationship, ariko igihe kiragera ukagira umuntu mukundana. Rero ibyo ngibyo nibyo twaje kuganiraho. Ikiganiro cyacu kiragira kiti, hari abantu bakundana ugasanga nk'urugero ngewe na Keza dutangiye dukundana, turakundanye bwa mbere, niba nje kumutereta mfite imbaraga nyinshi cyane, hari ibintu mwizeza, ndamupromisinga ibintu byinshi bitandukanye, akanyemerera. Byagera hagati noneho ngewe agatangira kugenda gake gake. Ese mubiterwa n'iki? Abasore babiterwa n'iki? Nguko Mifaboy yaramaze kuvuga ko abasore muza gutereta mufite ngufu, nyuma bikagera nyuma bikagabanyuka. Ese biba byatewe n'iki? Biterwa n'iki kugira ngo abasore cyangwa se inkumi mukundana byagira hagati mukaba bikagabanyuka? Yes. Ngiye ngiye kukubaza kuko niho turi kuganira, ndetse n'umuntu dukurikiye. Yego. Uri busange uri bwisanye muri iyi video, utubwira ati twe ngewe bigenda gutya, cyangwa se byagenze gutya, cyangwa se ngewe n'umukunzi wanjye ibyo bintu ntibijya bibaho, ntibigeze binabaho. Hari n'umuntu ushobora kuba kuri iyi video ari umupapa cyangwa se ari umumama, akakundanye n'umuryango we, umugore we n'umugabo we, bakaba bahuza, ibyo bibazo bikaba bitajya bibaho. Yego. Nko kuri wowe ndakubaza wowe, ese ubona ari iyihe mpamvu ituma umusore cyangwa se umukobwa, uravuga ku bakobwa nawe ndavuga ku bahungu, ituma umukobwa niba akundana n'umuhungu, uyu munsi wa none barakundana, baravugana cyane, baranabonana cyane, ariko hashira icyumweru cyose, hashira ukwezi, ugasanga ntago agatangira kuba busy, bitangiye kugenda gake gake, ari kuba busy, ntari kumuvugisha nkuko byari bimeze.
icya mbere habamo kwirara. Uko kwirara ubwo ni ukwirara ku basore. Urabona urugero, wowe musore murabizi uburyo mujya gutereta, utereta umukobwa bwa mbere bikanga, dusipoze niba hari abajya gutereta bwa mbere bikemera ukabona nk'umukobwa byoroshye, ariko hari n'uwo bivuna. Ujya gutereta umunsi wa mbere biranze, urakomeje uragerageje, ku munsi wa gatatu bakwemerera urukundo, bamara kwera ubwo wateye intambwe imwe ujya gutereta. Akenshi iyo uri umusore ugasaba umukobwa ko mwakundana, umukobwa iyo yafashe umwanzuro wo kukwemerera, naguhereza urugero ko utera intambwe imwe gutera intambwe 3 agusanga. Iyo yamaze kwinjira mu rukundo, bamaze kumwinjiza mu rukundo. Usana ko abakobwa aribo bakunda cyane kurenza abahungu. Ntabwo mvuze ko abakobwa aribo bakunda cyane kurenza abahungu. Reka nkubwire ukuntu bimeze. Umukobwa wamaze kukwishyiramo, umukobwa wamaze kugukunda, abagukunda bya nyabyo. Abagukunda bya nyabyo handi aba yumva nyine ni wowe musore, ni wowe iki n'iki. Urabiza kenshi abasore amagambo mugira za promising umukobwa ibintu byinshi cyane. Ibyo byo ni ibintu uzi. Dore ko muri iki gihe nta musore ujya gutereta avuga ko aje kugutereta byo gukundana nawe. Yaba afite yaba adafite aza gutereta akubwira ko agiye kukurongora, agiye gushyira mu maboko. Ibyo ni ibintu bibaho cyane. So iyo aguterese aza afite imbaraga, yaje kugutereta yaza afite imbaraga, nyuma yaba yamaze kugeza mu rukundo agahita yirara akabona ko baby namufatishije byabaye, reka ntangire ngende uko nishakiye. Bitewe n'iki n'uburyo ubona uwo mukobwa yagize ute wamaze kumugeza mu rukundo neza. Ese mubiterwa n'iki? Nje nicyo ngicyo nuko mbibona ahanini n'ukwirara. Abasore bivuze ko abasore murirara cyane rwose. Wa musore we ukurikiye iki kiganiro cyangwa se wa mupapa we waterese ufite umuntu mukundana, ese koko abasore barirara? Wowe ufite uburyo ubanyeho n'umuntu wawe, ufite n'uburyo umutreatinga kugira ngo mukomeze mukundane cyangwa se mukomeze mubane. Wenda ngiye kuri ngewe ikintu navuga, icyo kintu kiba ku basore, ku basore nizera ko n'abakobwa bibabaho. Hari uburyo bubaho ugasanga ukundana wenda n'umukobwa cyangwa se wowe hari abantu babayeho ukaba ufite nyine urukundo cyangwa se urwo rukundo nabyita ko atari rwinshi. Tuvuge wenda nkanjye nk'urugero, ugasanga sinari mfite gahunda yo kuba nakundana nawe, sibyo? Ariko bitewe n'uburyo wowe wanyigaragarije cyangwa se wanyeretse cyangwa se ngewe nanjye habona koko nagukunda, sibyo? Twakundana. Ariko wowe wenda bikaba ngombwa ko ushyiramo imbaraga kugira ngo njye nawe dukundane. Icyo gihe usa n'unzanye muki mu rukundo. Urwo rukundo nari ndufite ariko nta mbaraga nyinshi nari mfite. Ugasanga njye ngize imbaraga nyinshi. Byagira hagati wowe nawe w'umukobwa ugatangira kugira ute gucika intege kandi ari we wazanye za mbaraga nyinshi. Ariko rero aho ngaho reka twumvikane neza, atangira gucika intege bitewe nawe ubwawe. Ikimuca intege mbaza ngo ni igiki? Dusipoze njyewe nzanye urukundo, ndukwinjijemo nta rukundo wari ufite. Urwo rukundo umaze kurugeramo ndagusize. Ni hahandi ubona niba urugezemo njye narabonye ko nta mbaraga wabishyizemo. Umfatishije wenda hari undi uri kuza nyine anyereka imbaraga zirenze izawe. Wowe utangiye gushyiramo imbaraga ari uko hari undi muntu ugize ute. Ubizi neza ko hari undi uri ku ruhande? Oya, ukuntu wari ubivuze uravuze ngo ngenda gukunda, nkuzanye mu rukundo. Nkuzanye mu rukundo ngusunika, sa naho ndi kugusunika. Nkabona ntago bikurimo, ntago byitayeho. Sinzi nanyumvise neza. Ahubwo uranzanye noneho mbigezemo, aho kugira ngo ushyiremo imbaraga wowe ugatangira gucika intege, ugatangira za mbaraga zikagabanuka. Za mbaraga zikagabanuka kuko ubona ko namaze kubigeramo. Ibyo bintu nibyo nandi gushaka gusobanura. Wari uvuze ngo bijya biba ku basore n'abakobwa bijya bibaho. Ugasanga nyine za mbaraga abasore niba naraguterese mwashyiramo imbaraga. Ariko nyine ibyo ngibyo bibaho
bibaho oya so ntabwo ndi gusobanukirwa neza aho ngaho ikintu ushatse kuvuga gusa biba hari uko umukobwa ari waje guteta se sinzi uko sinabyita ko ari ukuntu ubwo ni nk'aho umukobwa ari wawe reka tuvuge ko ari wakuzanye mu rukundo yari afite imbaraga nyinshi muri urwo rukundo wenda wanagerageje ushyiraho rimwe umuco w'iwacu ntabwo ari ufata iya mbere abwira umuhungu ko amukunda ari nuko bibaho si bibaho se abantu badukurikiye batubwire ko bitabaho ibyo bintu bibaho se bibaho ariko nyine biri kuza byaje ubuvuba abakera ntabwo cyangwa se oya ariko ukuntu atanabivuga kabyo nkwereke ubundi ikintu kibaho hari igihe umukobwa atabivuga sibyo ako kaguha geste kagaragaza ko noneho nawe ukagira ati okay nyamara akakobwa buryo uriya mukobwa uyu mwari yarankunze keza ndi kubona hari ukuntu ari kugira noneho ugatuba ati okay keza ntacyaba atwaye reka nyirageze nanjye wenda mugire ya 99 yateye ugahita ukubitaho rimwe bigahita biba 100 sibyo 100 ryaba wa mukobwa niba sinzi wenda niba hari ikintu aba yagukurikiye wowe waba umaze kubigeramo nawe niba yari 99 yazanye agahita ajya kuki kuri 50 okay kuko yamaze kugira ute kugufatisha ni bimwe n'ibyo yavuze by'abahungu nabo ugasanga nkanjye ndaguterese twamara kubigiramo nashyizemo ingufu nashyizemo ya 99 washyiraho iryo rimwe gahita nongera gasubira inyuma okay ako kumvikanye ubwo ku mpande zombi ni kimwe habamo ikintu cyo kugira ute cyo kwirara ese ako kantu ko kwirara twakavuyeho niba turi mu rukundo nkumva ko ndi kumwe nawe dukundana nawe kumva ko turi kumwe niba nteye intambwe 3 ngusanga wowe wagerageje nawe ugatera 3 nsanga tugahurira hagati byitwe ko ari 50 kuri 50 mu rukundo nibwo urukundo rushobora gukomera okay wowe ufite ukuntu byumva umuntu udukurikiye afite uburyo byumva ubwo ufite uburyo byumva nawe araza kutubwira uko abyumva niba abantu babiri abibona niba abantu babiri mwamaze guhuza urukundo kubera iki mwembi mutahuza bikaba 50 kuri 50 ibi rigahita ribijana mugakundana mwembi bikangana ntibyitwe ko umwe arusha undi n'undi akarusha kuko buriya akugira wemera umuntu utamushaka yego byari tukambwiza ukuri ukambwira ati ngewe simbishaka kambivemo cyangwa se simbyemera sinkundana sinakundana nawe tuvuge nk'umukobwa akugira wemera umuntu uzi neza ko nta gahunda urwo rukundo rufite nta n'ikintu cyahatari mubwiza ukuri umubwire arababara rimwe niba yaragukunze yaragupfiriye ariko bite birangira ariko numwemereranye byagiranye mugatangira kumuhinduka azababara inshuro nyinshi cyane okay kurenzwe aho ngaho rero ukuntu twabivuga twige ikintu cyo gukundana bya nyabyo twige ku kintu cyo kutirara sibyo no kutabeshyanya burya inkundo z'ubu urukundo rw'ubu ngubu usiga gukundana n'umuntu urumva wamara gukundana n'umuntu mugakundana mubeshyabeshyanya ese muri kubeshyabeshyanya gute muri kubarana muri kubarana aha akandi kantu twari tugiye kuvugaho ese niba dukundanye turi babiri uwa gatatu aturutse he ajate aje nk'igiki aje kumara iki urukundo rwacu ari urwa babiri nuko twavuze batatu hari n'igihe baba bane cyangwa batanu n'icumi ukaba ufite umuntu uri kubeshya umwe wabeshye niwe wa mbere abandi bagahita baza abo bandi baba baturutse kugira ngo bisange ahanini rero reka nkubwire ako kantu reka nkavugeho niba uri umukobwa ukaba ukundana n'umuhungu turakundana bya nyabyo noneho akenshi ntago ntinya kuvuga ko abasore cyangwa se abagabo muremwe mwirari abasore abagabo muremwe mwirari niko Imana yabaremye niko nabivuga ibyo uvuga byo nibyo ibyo sibyo shobora kuba ndi kumwe nawe Jobs uri kumwe nanjye twatandukana wabona undi mukobwa utambutse ukaba uramurarikiye ugatangira kumuteta so haje mu wa gatatu twari babiri ese ni iki gituma ubona uwo mukobwa ariko dusubiye inyuma gato aha ari ikintu avuze ngo abagabo baremwe mwirari ariko si bose icyo cyemera ntago ari bose hari ibintu bibaho bakavuga ati ngo abumwe agatukisha bose ni nkuko nanjye navuga ngo abakobwa nabo abenshi bakunda ibintu bakurikira hari ibintu
bakurikirana hari urukundo cyangwa se hari nanone aho hantu ndahavugaho ku byo kuvuga ngo abakobwa bakurikira ibintu nabyo ndabivugaho. Icya mbere cyo ntabwo ushobora kunkunda wowe musore ubona ntasa neza. Icyo kintu uracyumva? uri kubona ndasa neza, uje kuntereta nsa neza, nyine uri kubona tunsa neza. Ese dusipoze wandusha kuntereta. Akenshi rero ikintu navuga abakobwa ukuntu twitwara turi abantu batagira ibintu. Umukobwa aho yava akagera mu mbabarire rwose. Abakobwa none se reka dusubire noneho inyuma, sibyo gato ubankurikiye kuko ubona nsa neza. Reka dusubire inyuma gato, ubona ntasa neza ntabwo uzaza unyirutse inyuma ngo unkurikire. Reka dusubire noneho inyuma gato. Ubwo bwiza rero unkorere nse neza ukomeze unkurikire ibyo byo ndabyumva uruhare. Yego ndabyumva cyane. Noneho hari ikindi kintu dusubiye inyuma gato. Hari ikintu uvuze ngo abasore baremwe mu irari ugasanga nkundana nawe, sibyo? Niba nkundana nawe mbonye undi mukobwa aciyeho ndamwifuje cyangwa se nyine ndamurarikiye ko nabyita, sibyo? None ko twebwe tubyemera ko turemwe mu irari, mwebwe ni igiki gituma umukobwa, simvuze bose, ni kimwe nuko navuze abasore bose, ntago baremwe mu irari, nta rari bagira. Ni iki gituma umukobwa akurikira ibintu se? Akoya akundana n'umuntu ufite ibyo bintu, umuha ibyo byose atabibuze, byagera nyuma akagenda agakundana n'abandi. Aho hantu ho ndahavugaho abumwe agatukisha bose nk'uko nawe wabivuze, sibyo? Abumwe agatukisha bose nk'uko abivuze koko bibaho. Ugasanga umukobwa afite umutipe umwitaho ku buryo bwose bushoboka, umuha buri kimwe cyose, sibyo? Ntabwo ari abakobwa bose nk'uko ubivuze. Hari ikindi kintu ngiye guhita nongeraho noneho bisobanuriyeho rimwe. Si bose nk'uko twagiye tubivuga, ntabwo ari bose. Ikindi kintu kiriho, abakobwa ntibanyurwa. Mujye muri komantere mumbwire, muvuge ngo, kuko ntabwo wambwira ngo uwo mutipe ufata umukobwa uko abishaka, buri kimwe cyose umusipendingaho uburyo ukuntu mbese arasa neza pe, yarangiza akaguca inyuma ukajya kumva Keza wari Kimironko yageze i Nyamirambo, Keza wari ari mu mujyi ari kumwe n'abandi basore. So ako kantu uvuze ntabwo tukanyurana. Abakobwa ntibanyurwa, abakobwa ntabwo banyurwa, ariko si bose. Ntituvuge ngo abakobwa ntibanyurwa ngo twumve ngo ko ari abakobwa bose. Nk'uko wabivuze abumwe akagira ute agatukisha bose. Ahubwo akantu tugiye kuvugaho nanone ni ako ngako. Ese wa mukobwa we kuri aho ngaho ukaba ukorerwa buri kimwe cyose, kuki utari kunyurwa no gukorera buri kimwe cyose agukorera ngo wicare hamwe utuze, ahubwo ukagenda? Hari ikintu bavuga ngo ni Ikinyarwanda ngo kurya duke urya duke ukaryama kare. Ariko ibi bintu byo maze kubibona kenshi. Wa mukobwa turongera tugaruke kuri ka kantu ko kwirara. Wa mukobwa ufite umukope umukorera buri kimwe cyose usa neza, burya iyo acomotse akajya ahandi agafatwa abuze wa wundi wamukoreraga bya bindi byose wamwatsaga, urumva na hahandi ajya ntagaruka abanyuzwe. Ni kwa by'akavuyo nyine kugenda gutyo gutyo. Mwa bakobwa mwe, niba ufite umusore akagukorera buri kimwe cyose akaba akwitayeho ko ntacyo muburanye, uri kujya hirya gukora iki? Wanyuzwe na kamwe ubona, ubwo urumva ni kwa kugira ute kutanyurwa, sibyo? Aho hantu rero mwa bakobwa rwose ibyo bintu ndi kubabwira, kuko ejo uricuza, uragenda wa muntu wagufashaga kandi nta nubwo ujya hano kubera ko umwami oya umukunzi, ariko ka kantu ko kutanyurwa ko guhora ugenda karakomeza kakakugenza ukazakomeza ugenda kugeza urafashwe. Swati wa wundi wari ugufitiye akamaro uramubuze, nawe wundi uri kugutesha umutwe nawe aragiye.
koze nta gahunda ngo wirukira byinshi ukabura ukabona duke wari ufite. ushobora kwirukanyira abantu benshi ukavuga ati nirukiye bino ibi n'ibi byagira nyuma wa muntu waguherezaga ku gaciro akakwitaho akakumenyera buri kimwe cyose yamara kukuvumbura njye ntabwo naba nkundana nawe ibyo byose mbikora ngo nimbona witwaye uko ngo nzakomeza kubigukorera bita bihagarara. noneho hari abandi bakobwa usanga afite nk'uwo mu boyfriend amufasha buri kimwe cyose n'ibiki bya biceri ni wo mujama amuha amafaranga n'iki ugasanga niyo ajya gusipendingamo ajya muri bwa busore bundi b'abasore bandi badafite icyo bafite. aho ngaho wa mukobwa we ubaho ngo umutwe wawe hari kubara neza kandi iyo ubikoze gutyo ntacyo ubuze umeze neza wicaye neza ufite umugabo ukwitaho ufite umusore ukwitaho reka tubyite gutyo uragiye ugiye mu bandi muri ba bandi noneho nabo baragusiga gutyo bamaze gutandukana nabo bakajya mu bandi. ese barabaroze cyangwa ubwo ni icyo reka tuve ku bakobwa turajya dukoma urusyo dukomere ingasire niko yavuga. ubwo tuvuge no ku basore cyangwa se abagabo. ufite umugore mwiza ufite umukunzi ni umukunzi mwiza ntacyo muburana yewe afite n'uwo muco kubera ko abatipe benshi cyangwa se abasore benshi ujya kwa approaching umuntu bitewe n'uburyo uri kumubona. bwa mbere ureba physically ukareba iby'inyuma ariko target ufite ni uko kwasa ndibaza n'ukuntu mu mutima we ameze. iyo usanze afite uwo muco atari wa mukobwa nabyita ko yiyandarika w'ikirara ugize amahirwe muri iki gihe bisigaye binagoye uguye kuri uwo mukobwa cyangwa se kuri uwo mugore murabanye nta kibazo mufitanye ntacyo wamuburanye ariko bigeze nyuma wowe urifashe ka kantu k'irari karakunaniye wese wigira ku ruhande wese ufata undi wa undi nawe uramubonye nawe uramutaye ufashe undi gutyo nyine bibaye uruhererekane. wowe udukurikiye ukora ibyo bintu uba wumva koko bikwiriye? ni ibintu bidakwiriye ni ibintu bidateze no kugira ute no gukwira. urumva wowe nk'umugabo nawe ubaye nka bagore cyangwa se b'abakobwa batajya banyurwa irari rirakuganjije ufite umugore murabana nta kibazo nyine nta kibazo na kimwe ufite pe arananyura. ariko aho ngaho naho ndahavugaho sibyo ushobora kuba umufite nk'uko nguko ari umutima ariko atakwitayeho atakubonera umwanya aho naho nimukajya murenganya aho ngaho umugabo yakoze ikosa nibyo koko aba yakoze ikosa ariko se muri uko gukora ikosa abanza urebe ngo ese uwo mugore we afite we amwitaho. aha hanze hari abakobwa bakanuye amaso niko nabivuga kuko baravuga ngo abagabo ngo hano hanze ngo barabuze ibyo byo ngewe simbizi ariko ubwo buriya nibyo kuko ikintu kitavuze umwe niko biba bimeze sibyo. uwo mugabo umugore we ntago amwitayeho arahita afatiraho nakubita n'umwana ushyushye uwo mwana ni hahandi nyine bituruka ahita agira ute ahita amukurura bati uyu mugabo ubundi bimeze bite ugasanga nanjye kanguhe nk'urugero kuko turavugisha ukuri sibyo. nkanjye sinaba nkundana n'umukobwa sibyo ngo dukundane mbone wenda nturi kunyitaho nk'uko ngiye mbyifuza sibyo. ndangiza nkomeze kuguma muri ibyo ukomezanye nanjye kandi ubona ntakwitaho iyo ubonye kandi gakobwa kari ku ruhande rero tuvuge kadashyushye barabintu tufatiraho nta bintu byinshi kubera ko bajya ngo ufite icyakurusha nyine arakumira niko bigenda. ubwo rero aho ngaho rwose bagore namwe mwite kugira ute mumenye uburyo mwita ku bagabo banyu ejo utazavuga ngo umugabo wawe ngo aguca inyuma ngo kubera ngo nini na nini ubwo byaturutse kuri wowe. nibyo twari turi kuvuga ibintu bijyanye n'urukundo bisaba kugira 50 kuri 50
ikindi nawe mukobwa uri kudukurikirana uri aho ngaho, niba wumvise ko uyu mugabo afite urugo runaka, wikwikura urujyayo wumva ko ushaka kujya gukurura umugabo w'abandi. Ibyo babyita kugira ute? Gusenya. Twirinde gusenya rero, twirinde gusenya. Wumve ko nawe uzubaka nyine ku ruhande rwa uzubaka kandi utanubaka ngo ntikuzaba wabipangiye, uretse ko nta wapangiye kutubaka, sibyo? Rero twige kugira ute? Twige ibintu byose kubikorera mu mucyo, niko nabivuga. Nuko nguko rwose bimeze. Reka wenda ikiganiro cyacu reka duse n'abanagisoreje ahangaha, wenda tusongera ducumukure ku kijyanye n'urukundo. Oya, ntabwo twabisoreza ahangaha. Ntabwo twabisoreza ahangaha tutabanje kuvuga ku basore, tutabanje ko wabusoje kare, inshuti yanjye wabusoje kare. Tutabanje kuvuga ku basore bashakirwa abagore na ba nyina, na famiye nako. Simvuze kuba akenshi ba nyina ntabwo bivanga mu byabo, ahubwo famiye nikunze kuza yivanga mu bintu. Umusore wanyu niba akunze umukobwa, barakundanye, barabanye, ntawe famiye kucyo byivangamo. Ni umusore uri muri 30 irenga, guhera kuri 30 kuzamura. Burya umusore no guhera kuri 28 erega umusore wa 28 arakuze, sibyo? Nibyo ndi bavuga ngo umusore wa 28 abakiri bebe mu rugo. Ibyo se bya bebe mu rugo ni ibiki? Nese ko bavuga ngo umukobwa ngo uri muri 22 kuzamura gutyo na 20 barashaka. Reka tuvuge ko ese birakwiye, ikibazo cyacu kiragira kiti, ese birakwiye ko umusore yahitirwamo? Reka turebe kwishyira ku musore n'umukobwa byo bose. Ese n'umukobwa birakwiye ko yahitirwamo na famiye ye? Uramutse ugiye kurongora wowe ubwawe, uhisemo umuntu murakundana, wenda waranamuceka inzu umenye ukuntu yitwara, ese birakwiye ko famiye yawe izikakubwira ngo twebwe dushaka ko urongora uyu, turashaka ko uyu ngari ushyira mu rugo? Birakwiye ko ibyo bintu bibaho, cyangwa ni wowe ufata umwanzuro? Ikindi kandi kubaka ni babiri. Burya bwose iyo wubatse wowe n'umugabo wawe cyangwa se wowe n'umugore wawe, burya famiye aba ari iy'abantu bangahe? Babiri. Cyagiye muri mu rugo muri babiri, mwashakanye muri babiri. Iyo haje kwivangamo imiryango ngo uyu ngo gutya na gutya, ngo uyu gutya na gutya, gutya na gutya na gutya, wowe mugabo ukumva ibyo wanyu bakubwira kuri uwo mugore, nawe mugore ukumva ibyo wanyu bakubwira kuri uwo mugabo, uba wakishe. Iyo dutashye ubukwe bwanyu, twaza twishimye, byashyushye, mariage pipipi, twanyweye, twariye, ibintu byabaye buryohe. Burya bwose ejo n'umuba muri mu rugo rwanyu mubana, mukaburara, mukabura icyo kurya, ibyo twe ntabwo biba bitureba. Biba bitureba kuko ni mwembi uko muri babiri. Ni ikibazo cyanyu mu rugo rwanyu uko muri babiri. Mujye mumenya kwiyubakira ubwanyu mwembi hagati y'umugore n'umugabo, kandi mwirinde amagambo avuye hehe ku ruhande. Ushobora kuba uri kumwe n'umugore wawe, ugasanga hari umuntu uje mu matwi yiwe amubwira ati umugabo wawe gutya na gutya, ku ruhande byadogereye na muntu nyina runaka, ugasanga urarakaje umutuka, murashwanye. Ese koko wabanje gukurura amakuru ngo umenye neza niba koko ibyo bakubwira ari byo? None se igihe usanze koko ibyo bakubwira ari byo, igihe usanze ibyo bakubwira ari byo, ntago ari ngombwa guhita usenya. Kubaka ni iki? Ariko wanasenya. Usenya icyambere cyo umva, tusipoze niba ufite umugabo, sibyo? Yego. Wamenya amakuru ko aguca inyuma. Umugore aguca inyuma se? Vuga nyine ko mfite umugore urugero. Ufite umugore. Kuko turi ku kintu cyo kuba abandi bantu aribo bashyiramo imbaraga kugira ngo twubake ingo zacu. Ufite umugore, wamufashe, wamenya amakuru ko aguca inyuma, cyangwa se wamufashe ariko guca inyuma. Tuvuge nk'umuryango wanjye urabizi. For example, ego. Icyambere, banza umenye ngo ese ibi bintu asanzwe abikora, ese ni iki cyamuteye gukora iki? Ubone gufata imyanzuro, wabanje kumenya icyamuteye gukora icyo. Wasanga icyabimuteye byaturutse no kuri wowe, ku buryo ashaka kubikora byaturutse kuri wowe, akaguca inyuma mugiye gukora ubukwe, mugiye kubana. Icyo cyo ni ikibazo gikomeye, kuko simpamya ko baravuga ngo ahubwo se birakwiye ko reka tujye tunashyira ikintu, birakwiye ko umuntu ashobora guca inyuma umuntu yakora ikibazo. Oya,
biranakwiye ko umuntu yakora ikosa agahanishwa gucibwa inyuma, kumuca inyuma. oya ibyo ngibyo byo Muri mu uba rukundo, warengereye icyo gihe uba warengereye ariko banza umenye ngo ese ni iki cyabiteye. njyewe icyo navuze wenda gutandukana mushobora gutandukana bitewe n'ibyo ngibyo kuko ni ibintu birenze sibyo. ariko se hari abahubuka agahita arakara ati mbivuyemo reka dutandukane n'iki n'iki n'iki, ni umujinya ubiguteye. Yes, wihita ufata umwanzuro, wihita ufata umwanzuro, ahubwo ufata umugabo wawe cyangwa se ufata umugore wawe umwicaze muganire mushake igisubizo cy'icyo kibazo kibaye. muri make twebwe ku ruhande rwacu ntibikwiye ko umuntu ashakirwa umugore cyangwa se ashakirwa umugabo. ntabwo bikwiye cyane. nawe ubwawe wihitiramo ukamenya umuntu mugomba kubana, kuko n'ubundi ni hagati yawe nawe. nk'uko wabivuze ni mu burara, ibyo birori by'ubukwe byabaye bamwe bazishima barye bananywe batahe cyane. mwebwe nimujya mu rugo mugatangira kuburara ni mwebwe babiri muzabyimenyera. ni mwe babiri muzagira ute muzabyimenyera. niyo mpamvu bidakwiye ko abantu bagushakira umugore ahubwo ko ariwe ugomba kwishakira umugore. ni ugomba kwishakira umugore, kuko akenshi wenda tuvuge nko ku mugabo, kuko umugabo niwe nakwita ko niwe mutwe w'urugo, sibyo? ni nawe ugomba gufata ibyemezo, ugomba guhagarara nk'umugabo ko ati ngewe ibi ngibi ngomba kubicamo. rero kumva ngo umuryango ngo uri kuguhitiramo umugore kandi hari undi mwari mufite muri birashoboka ko wenda baguhereza bakubera umuyoboro bakakurangira byashoboka cyane. ibintu bya kera habaga abantu b'abaranga bakaba bati wenda ngewe mpamagaye nk'umuntu cyangwa se umuntu w'umuryango aravuze ati okay hano hari umukobwa gutya mwahuza bitewe n'imico tumuziho. ariko bitavuze igihe mwahuye muri babiri bitavuze niba duhuye uwa babiri turakundanye igihe kitari gito kinini, inshuti yanjye ujya gufata umwanzuro wo kubana nanjye ari uko umaze kumenya. ndakeka tutahura uyu munsi ngo ejo uhite ufata umwanzuro wo kujya kubana nanjye. ufata igihe cyo kumenya, cya gihe wafashe cyo kumenya umaze kumenya neza uri kumva twahita tubana, nibwo ugiye kumva wumva famiye ibyivanze batuye umukobwa ntushobora kumushaka uzashaka uyu swati twahaniranye niba ari guhana inka niba ari ibiki. icyo cyo ni ikibazo. turaziranye ababyeyi. ibyo bintu by'ababyeyi banyu kuba baziranye kuba mwarahaniranye inka ibyo twebwe biba bitureba. icyo cyo ni ikibazo gikomeye cyane, kumva ko wowe musore cyangwa se wowe mukobwa wahinduye urukundo rwawe ngo kubera ko ababyeyi bimeze gutya. kuko abantu bahitiyemo n'ababyeyi akenshi baba barubatse ibintu byabo. umuntu uhitiyemo n'ababyeyi akenshi biciye muri izo nzira ngo barahaniranye amaka ngo bakoze ibiki n'ibiki. icyo gihe uwo muntu umva iyo ukurikiye izo nama baguhaye nibyo nyine kumvira ababyeyi, ariko hari inama zibaho ukumva ntiwakumvira ababyeyi. iyo bigenze gutyo rero ukagendera kuri icyo, inshuti yanjye amahirwe yo kubaka aba ari make cyane ku ijana, aba ari make pe. Okay, nibyo turi kuvuga kujyanye n'urukundo. nk'uko mwabyumvisha hari ibintu byinshi twavuzeho, ndakeka ikiganiro cyacu twagisuriza aha ngaha. hari ibyo twavuzeho, abantu bakundana byagera nyuma bakagira ute urukundo niba rwari rushyushye rugatangira gusubira hasi, ugasanga noneho hari akandi kantu ugiye kuvugaho. ugasanga ukundana ubwo ako kantu ugiye kuvugaho ntabwo ndi buvugaho abantu abo ari bo gusa, ndi kwa kundi nyine nk'inshuti yawe bikubwira nk'ikintu nyine ugasanga wakundanye n'umusore murakundanye byanyabyo biragaragara ko mukundanye dusipoze murabonana kenshi gashoboka, ariko ya minsi mugenda mumarana ugasanga mumaze amezi 2 ntimubonana kandi ubwo mwitwa muri mu gihugu kimwe nta nubwo ari kuvuga ngo mwari hakurya undi ari hakurya. nibyo nyine twari turi kuvuga. nibyo turi kuvuga bigera nyuma umuntu niba yarakwitagaho mbere nyuma bigeze nyuma kukwitaho. ibyo rwose mubikosore mwa basore mwe mwa nkumi mwe mubikosore mwa bapapa mwe mwa bamama mwe, nibwo urukundo ruzagira gute ruzakomera. wa musore we uri kutureba ukaba ufite udukobwa turenze 10 utereta ubeshya, katira ufata umwanzuro muri abo 10 ufite ntiwabuzemo umuntu umwe mushobora gushobokana. nawe wa mukobwa uri kutureba ufite abasore barenze 10
Yego. deja nta musore wenda ku basore bishobora no kuba ariko ku mukobwa we aba ari twabyita ko ari sekirirego ni icyaha gikomeye noneho hari akantu kaje ntajya numva neza abahungu barenze 10 bose bakundana. Hari akantu kaje nongeye ntajya numva neza tuzaganiraho ubutaha. Kari akantu k'ababesto. Muri iki gihe abasore benshi asigaye nyine nk'uko nimba mukundana akitwa ko afite best. Si n'abasore gusa n'abakobwa barabikora. Yakumva ko afite best ngo aba best ngo basigaye bakemura ibibazo byose. Reka icyo tuzakizeho ubutaha tuzabaganiza aba besto turebe aba besto ukuntu tumenye ibyo ari byo. Reka twongere tunabashimire nanone rero abanye natwe muri iki kiganiro kigera mu minota 30 n'ingahe hafi 40. Turagushimiye ukore subscribe, turabakunda abantu bakunda kudukurikira, tubabona muri commentaire. Niba ibiganiro byacu bigushimisha ntugire ikibazo cyo gutera commentaire uvuga ati ni byiza dukomereza aho. Niba ari inyunganizi muri comment turabibona, inyunganizi waduhereza, igitekerezo waduhereza kuri iki kiganiro ndetse no ku bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ntibisanzwe iyi ni Fada Family ahantu hose. Ujye kuri Instagram udufollowing, ujye kuri Facebook page yacu badufollowing, mujye kuri TikTok mudufollowing, ahantu hose mwasanga Fada Family. Ikindi kandi turabakunda cyane, mujye mukomeza mudushyigikire burya bwose. Niba ukurikiye ikiganiro gukora subscribe nta kindi kintu bisaba. Kora subscribe, nta mafaranga tugusabye, nta kindi kintu tugusabye kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Turabakunda cyane rero nkuko umuvandimwe wanjye amaze kubivuga. Kora subscribe, like, share na comment, ndetse niba hari igitekerezo ushaka gutanga muri comment ugitange. Niba hari ikintu dukeneyeho yego muri comment. Ikindi kintu twamamaze mu gatoya ku bantu bakora imiziki, hari studio ikora imiziki myiza, ikora audio na video yitwa World Star Entertainment cyangwa se WSE Records. Bakora audio nziza, bafite aba producer beza babyize, b'abanyamwuga rwose babyize. Ku muntu ukeneye umuziki nyine uri ku rwego rwiza, ya muziki wumva ukavuga ati ko yakora abantu bakora imiziki igasona nayo mu matwi ukajya wumva. Wowe ukeneye imiziki myiza muri World Star Record barabikora, bagukorera umuziki mwiza wowe kubyifuza. Ikindi hari n'ikindi kintu basigaye bakora. Hari abantu ukeneye gukora indirimbo ukaba ufite igitekerezo ariko utazi kwandika, udashoboye kwiyandikira, ushobora kubavugisha cyangwa se ukaba wababwira ati ngewe nkeneye indirimbo imeze uko. Bo baragenda bakagutegurira byose mukumvikana, kandi abari ku giciro gitoya. Bakorera ku Gisozi ruguru y'urwibutso. Ubwo turashyira mubagane, mureke kwiharira impano. Yes, nimero zabo turazishyira aho ngaho kugira ngo muzajye ufite impano ujye ukorana nabo. Uko n'abantu bakora genre zose z'umuziki, amagaspo, amasekira n'amakorali nayo barayakorera. Ibintu byose nyine n'amajingo umuntu ushaka recording, ikintu cyose kijyanye na recording baragikora. Mubagane babafasha. Gura mushobora kubagana bakabafasha. Yes, bivuze. Reka tubashimire. Ngewe nk'ibisanzwe ni Mifaboy Jackson. Wajya kumfollowing ahantu hose, Instagram, Twitter, Facebook page, TikTok, hose ni Mifaboy Jackson. Nanjye nk'ibisanzwe ku mbuga zose ni Keza Benigne. Stay in touch. Abavandimwe hamwe ubuzima buraryoha.